abasore baza gutereta bishakira umubiri ariko mwebwe mukabahereza imitima. Reka guhita uhubuka umuha umubiri kubera ko umubiri niwo akeneye, nuwumuha ntabwo wa mutima wawe azaba akiwufashe nta nubwo azaba akiwemeye. Ikintu rero ugomba gukora igihe umuhungu agutereta ni uko ubanza ukamenya neza, ukamenya imyitwarire. Vincent Talk. Ndagushuhuje kandi ngo haye ikaze wowe udukunda ukoze subscribe, Imana iguhe umugisha ndetse ikomeze ibane nawe. Niba nawe utarakora subscribe wakanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro tukugezaho umunsi ku wundi ndetse ko bwije ugenda umenya amakuru ku yandi. Ngiye kukubwira impamvu atari byiza kuba waryamana n'umukunzi wawe se cyangwa se kuba waryama mu gihe uri kurambagiza. Ushobora kuba utazi neza kurambagiza ndetse no gutereta bisanzwe, biratandukanye cyane. Niba ubizi rero ngiye kukubwira impamvu bitari byiza kuba waryamana n'umuntu uri kurambagiza. Mubwiyeho kurambagiza bitandukanye no gutereta. Ibi nabyo niba utabizi urabyandika muri comment, tuzagutandukanyirize kurambagiza ndetse no gutereta. Reka nizere ko tujye kubana muri iki kiganiro. Uhawe ikaze kuri Vincent Talk kugira ngo tujye tuganira byinshi biba bigiye bitandukanye. Dore impamvu rero udakwiye kuryamana n'umuntu uri kurambagiza cyangwa se udakwiye kuryamana n'umuntu urimo ushaka kugira umugore w'ubuzima bwawe. Muri iyi minsi abantu benshi cyangwa se abantu muri rusange baharaye cyane gushinga ingo, bamwe batwite abandi bakabyara batarabana cyangwa se bataramara no gusezerana, ibyo bamwe bita avance, ngo se runaka yaguhaye avance cyangwa se bizwi nka avance. Uyu munsi twabegeranije impamvu atari byiza guhuza ibitsina mbere y'uko mubana se cyangwa mbere y'uko murushinga. Mbahaye ikaze rero wowe mukobwa nawe musore, niba wifuza ko umugore wawe muzagira ubuzima bwiza, niba wifuza ko muzabana neza mu rugo rwanyu, ndagira ngo hano untege amatwi kandi wumve cyane ibyo ngiye kukubwira vuba rero. Cyangwa se kuba umuhungu cyangwa se kuba ndimo ndabwira abakobwa kuba umuhungu mwaryamana ntabwo aricyo bisobanuye ko umuhungu agukunda, nta nubwo aricyo gisobanuye ko uwo muhungu akwizera. Impamvu rero utagomba kuryamana n'umukunzi wawe cyangwa se impamvu utagomba kuryamana n'umuntu urimo urambagiza ushaka kugira umugore w'ubuzima bwawe, iya mbere ni iyi ngiyi: kuba umuhungu wamukurura ntibishatse kuvuga ko agukunda wowe mukobwa. Kuba umuhungu yakwishimira, kuba umuhungu mwaryamana ntabwo aricyo gisobanuro cy'uko umuhungu agukunda. Umuhungu ashobora kuba agukunda uburyo usa, uko uteye, agakunda kukumva uburyo uvuga, akumva mwakorana imibonano mpuzabitsina. Ibyo birahagije rwose, ibyo bigatuma mukorana imibonano mpuzabitsina bitewe n'ukuntu akubonye. Numara rero kumwemerera ko ibyo yifuza bigeraho, azahita yumva ko yagufashe kandi nta kindi kigomba kwiyongeraho uretse kuryamana nawe gusa. Nuramuka rero utangiye kugenda ugabanya uburyo wamwitagaho, uzabona ko wa muntu nawe agenda ahinduka. Bizagenda umubano wanyu uzagenda uyoyoka gahoro gahoro. Urumva rero ko nta mpamvu yo guhubukira kuba wahita uryamana n'umusore murimo guteretana. Wowe mukobwa, iyi ni inama hano nakugira, kubera ko hari igihe umusore aza kugutereta akakubwira amagambo meza bitewe n'ukuntu akubona akeneye sex kuri wowe gusa, nta kindi kintu akeneye. Kuba rero waryamana n'umuhungu ntabwo aricyo gisobanuye ko uwo muhungu agukunda. Mukobwa, ngira ngo ahangaha uba ugomba kubimenya cyane. Niyo mpamvu ugomba kuzabyirinda cyane guhita uhubukira kuryamana n'umusore murimo muteretana. Iyo wihutiye gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuhungu urimo kugutereta, ahita abona ko uri umuntu woroheje cyane mu buryo bworoshye. Ngira ngo ibi ngibi abasore barabizi. Iyo ubimwemereye hakiri kare ngo agaciro yaguhaga kagenda gashira ndetse n'uburyo yakubahaga bikagenda bigabanuka, mu gihe nyamara iyo mugitangira guteretana aba yakubwira ko azakubaha igihe cyose. Ari ibi ngibi ahora abikubwira buri munsi, abikubwira mbere y'uko
yuko mutararyamana, ariko mu gihe kiri igikorwa gihise kiba ako kanya mugahita muryamana mu buryo bwihuse, rwose ugenda ugabanuka mu bitekerezo bye ndetse umunota ku wundi ndetse umunsi ku munsi. Ntabwo ari byiza rero mukobwa, abakobwa hano nibo bahita babigokeramo cyane. Ntabwo ari byiza guhita uryamana n'umusore urimo kugutereta. Niba ushaka ko urukundo rwanyu cyangwa se umubano wanyu ukomera kandi ugakomera cyane, ntutize cyane ku byo umuhungu muri gukundana agushakaho. Hari igihe akenshi abasore baza gutereta bishakira umubiri, ariko mwebwe mukabahereza imitima. Reka guhita uhubuka umuha umubiri, kubera ko umubiri niwo akeneye, n'uwumuha ntabwo wa mutima wawe azaba akiwufashe, nta nubwo azaba akiwemeye. Ikintu rero ugomba gukora igihe umuhungu agutereta ni uko ubanza ukamenya neza, ukamenya imyitwarire ye ndetse ukanamenya niba agukunda by'ukuri, ubundi ibindi bikazaza nyuma. Aha ndabwira abakobwa cyane cyane, ugomba nawe kwisuzuma ukabanza ukareba niba ntacyo byakubangamiraho igihe waramuka uryamanye nawe n'uwo, ndetse cyangwa se igihe waramuka uryamanye n'uwo muhungu urimo kugutereta hakiri kare. Ugomba kubanza rero ukabitekerezaho, hanyuma ibyo uzatekereza nibyo bizakubwira niba koko mugomba gukorana imibonano mpuzabitsina mu gihe cya vuba, cyane cyane niba ugomba kubanza ugatekereza. Ahangaha rero ushobora gufata umwanzuro ukavuga uti nzaryamana nawe maze kumenyana hashize wenda amezi make cyangwa se twaramaze kurushinga. Ibi ngibi rero nanone ndaza kubaha inama nyuma, cyane cyane namwe basore banjye ndaza kubaha inama nyuma. Ariko nanone hano abakobwa, hari umukobwa ushobora kukubwira ngo tuzaryamana nuko tumaze kurushinga, nyamara atari uko ari umwana mwiza, ahubwo nawe yakubaze. Ahangaha aba yakubaze rwose, ni ugukomurushya ariko tugakoma n'ingasire. Ikindi kintu cya kane rero ugomba kumenya, iyo bibaye hakiri kare mukaryamana hakiri kare, ntabwo ubona ibintu agukorera, ahubwo yibonera uburyo umeze ku mubiri cyangwa se uburyo uteye, uburyo usa mu mubiri wawe. Ibyo nibyo yirebera cyane. Iyo wihutiye rero gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuhungu mu giteretana hakiri igihe gito cyangwa se hashize igihe gitoya, ahita atangira guhindura uko yakubonaga ndetse uko nawe wamubonaga nk'umuntu mukundana ugomba kukwitaho mu buzima bwawe bwa buri munsi, ahubwo ukamubonamo undi muntu. Igihe uzaba umeze gutyo rero, umubano wanyu naho uzagera. Ibintu byo gukora imibonano mpuzabitsina rero si byo guhubukirwa, ahubwo bisaba kubanza kwitonda, ugashyiramo ubushishozi. Umusore ugashyiramo ubushishozi cyane. Umusore rero nakubwira ko yumva igihe cyageze ngo muryamane, wowe uzajye umwihorera, ntiwite ku byo akubwira, ahubwo nawe utekereze, ufate icyemezo kikunyuze kandi kuko ugendera ku byifuzo byawe ndetse n'ibyifuzo bye gusa bishobora gukoresha ibintu udashaka niba ugenda ku byifuzo bye gusa. Niba uri umuhungu ukunda by'ukuri, uzakomeza agukunde kandi azakomeza akwiteho, akumenyere buri kimwe. Ariko nanone ahangaha kuri iyi ngingo cyane cyane, hari umukobwa muhura rwose, musore wanjye, umukobwa akakubwira ati ngewe ntabwo nshaka kuryamana nawe, ntabwo nifuza kuzaryamana nawe, yewe akagutsembera, ariko nyamara uwo mukobwa adafite imico myiza, adafite imico y'umwari, ahubwo ari indaya cyangwa se aryamana n'abantu barenze, ahubwo wowe akaba adashaka kumuryamana. Icyo gihe nawe mukobwa ugomba kumenya ko ayo ni amakosa akomeye cyane. Ayo ni amakosa akomeye cyane kuba utaryamana n'umuhungu ugiye kuzaguteza cyangwa ushaka wifuza kukugira umugore. Ntabwo bikwemerera kuba waryamana n'abandi bahungu bose ugiye ubona. Niyo mpamvu nawe musore rero urabe uri menge, ubanze umenya ati se umukobwa uri kwanga ko turyamana we ni muntu ki? Ubanze ukora iperereza, ubanze nawe ukora ubushakashatsi bwawe witonze, kugira ngo urebe uwo mukobwa wanze ko muryamana, ese n'ubundi asanzwe ari muzima, ese n'ubundi ntago ajya aryamana n'abandi bahungu se, cyangwa ntago ajya aryamana n'abandi bagabo. Bizakugora kugira ngo bisobanukirwe, ariko niyo mpamvu naje hano kugira ngo mbabwire ibintu byose. Nzakubwira ibimenyetso bishobora kukwereka umukobwa uryamana n'abagabo benshi, nzabikubwira
kugira ngo ibyo bintu bitazajya bigucika cyangwa se amakuru atazajya gucika, kora subscribe kugira ngo uzajye ubonera inkuru ku gihe tuba twashyize hano. Ntabwo ari byiza rero guhita uryamana n'umusore cyangwa se n'umukobwa, cyane cyane ndabwira abakobwa ntabwo ari byiza guhita uryamana n'umuntu mubanye muri relationship cyangwa se n'umuntu mwiri guteretana muri iyo minsi ngo muhite muryamana direct, ahubwo nuko nakubwira ko ubanza ukamenya neza ko umuntu ugiye kuryamana nawe agukunda cyangwa se nawe umukunda, kandi nawe ukaba ufite imico myiza, kuko ntabwo uzavuga ngo ntabwo uzaryamana n'umuntu muri guteretana uwo munsi kandi mutandukana ukajya kuryamana n'abandi. Iryo ni ikosa rikomeye cyane ndetse rishobora gutuma umubano wanyu wangirika ako kanya. Ndagushimiye cyane rero niba twatangiranye iyi video, mubwira ngo warakoze cyane gukora subscribe, ndetse nawe niba utarayikora nagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro tukugezaho umunsi ku wundi.